ufite hano akagagara agahembwa ubusa njyewe umbwe ngo ninigagaze bakure kritere abangaba bagagaza abantu kagagara bemera kubibandira baguhemba bahemba amafaranga menshi 400 ni byinshi wabikorera ugagara ukagenda uhengamye ngo uri mu mbago bagusenyera ngo imbago ngo zikuvuyeho hanyuma ugahita uba muzima ariko Imana iritonda koko irihangana hariho nabonye mvuga ngo ntabwo ntanubwo nagusengera ngo nagusengeye ngo urakira cyangwa Imana igora igitangaza ngo kuko utamaye amaturo ngo nta uko utamaye ituro ngo ntabwo nongera gusengera ngo nyuma y'amateraniro uze kunshaka haguruka wowe wambaye rinete w'inzobe wegereye idirishya uwiteka kuntumye uvuga ngo fire reka mbikore nawe uragwa urinda ya butwi nubwo utendereza kuruhimbuka byina hanyuma iyo baguhanuriye ngo Imana iguhaye urugo rw'umugisha usimfe n'urw'umugisha urumva Imana yaguhurwa umwaka ubundi ibyo bitangaza bahereye kuri bashiki babo cyangwa yaguhagurutse ibimuga byo mu rusengero wahereye mu bimuga byo miryango y'iwanyu tunzi waravutse mu mbetezi no mu bivuzo iwanyu hari inzu yenda guhirima ngo imuhaye inzu yabanje kayiha barumuna bawe cyangwa wowe nawe kayiguha ibihe byiza twongeye guha ikaze cyane ndagarutse ndi Clement Bagemahe ndi kumwe na mama Charlene mama Charlene uraho neza amakuru namahoro namahoro masa cyane namahoro masa wari wajyana bagusuza gutyo cyangwa usuza n'izindi ndamukanyo zigusuhuza mwebwe ngo gira abana gira usubiza ngo iki gira abana okay ubwo atangiye kunanirwa ari tukomeze nakubwira byinshi ariko amashyo urabizi amashongore okay twagiye tugaye ikaze kuri mama Charlene Official TV yego murakoze cyane namwe tubahaye ikaze tuyoganira ku bintu bikumaze kugenda bigaragara muri societe cyane cyane iyobokamana mu madini n'amatorero ariko hano biza mu matorero cyane cyane bakunda kwita ngo amacace sinzi amacace ariko n'ubundi ni mu cyongereza n'amacace ni eglise n'amatorero harimo ibintu bitandukanye bigenda bigaragara tugiye kugarukaho hamwe na mama Charlene ibijyanye n'ibitangaza byo mu rusengero insengero z'ubu urasangamo hakorerwamo ibitangaza bikomeye atukiza ubumuga ukiza indwara atubonye byinshi izi mvugo z'ibitangaza uzivugaho iki uzibona ute urabona zihagaze gute muri iki gihe aho hazi ibitangaza cyane kuruta ko babwira abantu ngo bagarukire Kristo nk'umwami n'umukiza ngo babihane ibyaha ubivugaho iki bitangaza ibi bintu rero by'ibitangaza mu buryo bugaragara impamvu babyita ibitangaza bakavuga ko bakora n'ibitangaza bakanabikora ni ukugira ngo bakurure abantu abantu bari mu bibazo bari mu bigeragezo inzira zose zatuma babivamo bazinyuramo yego umuntu naho wamubwira ngo gurisha isambu yawe urakira uburwayi ufite yayigurisha umuntu naho wamubwira ngo fata amafaranga yose ufite kuri konte ariko tugusengera inyatsi zikuveho yabikora kuko ibitangaza abantu benshi barabikeneye kuko turi mu gihe isi iri gukanda abantu iri no kubabaza abantu yego bakeneye rero iryo jambo ryitwa ibitangaza hanyuma rero kugira ngo bakoreshe ijambo ryitwa ibitangaza ni ukugira ngo bakurure abantu benshi muri kwa gukurura abantu bakaza mu nsengero ni kubaprofita kugira ngo babone amafaranga cyitonderwa ikikubwira yuko bakoresha ibitangaza mu rwego rwo kugira ngo babone amafaranga n'abantu kuko iyo ufite abantu bafite amafaranga nuko ba bantu baza mu nsengero baramutse baje ntibayabahe ibyo bitangaza wakongera ukabibonera rora ntabyo wakongera kumva gusimbuka bavuga ibitangaza ntibyazamo insengero ubona zabaye nyinshi abantu bose bafungura isengero ariko byaraciwe mu Rwanda baje gukora mu kwabo bahita bazoza barazihanagura bazivanaho ariko buryo ziracyahari usibye ko byagabanyije akajagari byagabanyije akarindi nkeya bafite intuza nyine bari kubikora mu rwego rwa VIP ariko ntibyarangiye rwose biracyahari rero ushatse kumenya ngo abantu bari gukora by'ukuri wahagarika icya 10 ubu leta ishyizeho itegeko
ikavuga ngo ibiturisho bibikwe muze guturisha abaturage ntimuzongere guturisha abaturage bajye baza mu babwira ijambo ry'Imana batahe nibongera gutanga ifaranga na rimwe tuzafunga isengero dufunge namwe mwabayobozi mwe mbese ako kantu ariko kintu kikava ako kantu uvuze garashoboka katumyiryane no kwikarakasa no gutubura bigabanyuka uko abantu ngo narahamagawe ngo Imana yamushumba ntitwababona se bazikinga ukumirwa bazigurisha basubira iwabo ku masambu ni nk'ubu bakuyeho imishahara y'abashumba n'abapasiteri n'abarimu bakavuga bati ubu hagiye gukora abantu bakorera ubushake nta n'agatike n'agasabuni niho wamenya umuntu wahamagawe bahita begura bavaho kabisa noneho ibi bitangaza byo mu nsengero ikikwereka ko ari ibitangaza by'abantu atari iby'Imana kandi n'ibitangaza by'itekamitwe burya hanini usanga barimo barabeshya n'aba bavuga ngo bakize ubumuga usanga atari nabyo tukiraho aho twagiye usanga insengero niba ari byo basimbiza ibyo nshaka kubaza ariko ni ikiganiro akoranye n'umukobwa umwe aravuga ngo yahabwa amafaranga kugira ngo ajye yigagaza Kagagara ndakikwereka ikiganiro gifite hano akagagara agahembwa ubu se njyewe umbwiye ngo ninigagaze bakure kriteri abangaba bagagaza abantu kagagara nabemera kubibandira baguhemba bahemba amafaranga menshi 400 ni byinshi wabikorera ugagara ukagenda uhengamye ngo uri mu mbago bagusenyera ngo imbago ngo zikuvuyeho hanyuma ugahita uba muzima ariko Imana iritonda koko irihangana uri kumva rero nibyo narindimo ndakubwira ikikubwira ko atari ibitangaza ani ibitangaza by'abantu bafite ukuntu baba barimo gutekenika ntago ari ibitangaza n'ubweskro igitangaza cy'Imana cya mbere kigaragara mu iteraniro no mu bantu gukiza abantu ibyaha uri kumva kumbwira ngo abantu bahora batimbago kuki nta muntu wari wafata mikoro ngo avuga ati ubu njyewe narinda ya ruharwa najyaga ntwara abagabo b'abandi nasambanye n'abagabo bangana gutya ngeze muri uru rusengero uyu mushumba aransengera ndakizwa narakijwijwe ndashimira Imana ko nakijijwe abo bantu ntituri kubabona ahubwo umuntu araza ati njyewe ndashimira Imana naje ahangaha mfite uburwayi bumeze gutya na gutya none ndashimira Imana ko nakize ibyo bitangaza bikiza ibyago ntibikize ibyaha nta hantu bihuriye n'ubushake bw'Imana none bavuga ibitangaza bakavuga ngo Imana iravuze ngo bigenze gutya na gutya nagubyemera barabeshya ariko reka nze nkubwire Imana iravuze ngo umvisijwe Imana iravuze ngo bakisaraza bakavuga ibintu nk'ibyo hariho nabonye avuga ngo ntabwo ntanubwo nagusengera ngo nagusengeye ngo urakira cyangwa Imana ikora igitangaza ngo kuko utampaye amaturo ngo ntabwo utampaye ituro ngo ntabwo nongera gusengera ngo nyuma y'amateraniro uze kunshaka haguruka wowe wambaye rinete w'inzobe wegereye idirishya uwiteka kuntumyeho uvuga ngo fire reka mbikore nawe uragwa bora ntago nagira uko nawe ukagwa ni filime kuko ukina filime wagira dukinnye filime imbaraga zitirukana ibyaha mu bantu imbaraga zitamara ishyari mu bantu imbaraga zitirukana ubugambanyi imbaraga reka nkubwire imbaraga zitava mu bakobwa zo gutwara abagabo b'abandi bagasenya ingo z'abandi izo mbaraga zidatuma abantu bava mu bapfumu imbaraga zitirukana abakobwa mu mageto y'abasore birirwa ugasanga umusore asambanya abakobwa nka 5 ku munsi uri kumva akaba mu rusengero imbaraga zitamukiza iryo rari imbaraga nyabaki kikubwira imbaraga z'Imana ziri mu rusengero zirukana ibyaha ndetse n'ibyaha umusore agasabanya abakobwa 5 ku munsi naho umukobwa agasabana n'abasore bangaye ku munsi umuhaye benshi kandi bose bajya kubyina ngo bari kuririmba bakaba mu makorari abandi bakaba muri protocole kandi bose babazi gusenga izo mbaraga zaje no kubyina kwa kundi mwiteraniro ngo bahuye n'imbaraga ariko izo mbaraga zitabagira icyaremwe gishya ntabwo ari iz'Imana none ibintu biraganisha he rero biraganisha he niba abahanura baraza bari marigondi bakora ubweskro
n'abahanurirwa nabo barijugunya gutyo nyine nta kintu kizima kirimo. amatwara barya ntibashaka ibyo Ibi bitangaza tubifate gute mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? ibitangaza biri gukorwa ni mu rwego rw'ubwisikoro bwo kugira ngo abantu babone amafaranga, bihangiye imirimo bihangiye imirimo kuko harimo n'abari kujya kugura izo mbaraga zikoreshwa ibitangaza. bajya bazigura amafaranga, barazigura kuko ni igishoro. Nimba umuntu se koko erega hari naho bikoreka bigakunda ibyo bintu twavuze bitari n'ubwesikoro. Hari abatinya kujya kwesikoroka, yego, kavuga ati nani, hari abatinya kujya kugura imbaraga z'abadayimoni, kavuga ati ahangaha naba ndengereye izanyica, ariko nibura agashora make akabwira umuntu tuzaze wiremaje sha tuzayagabana, wiremaje akaza yiremaje rero akamukoraho nawe abizi ko atarwaye, nyuma akigira nk'umuntu nk'aho akize gasimuka mu mbago. Hakaba abandi rero bazigura ubundi ni gute ariko leta y'amaherezo igomba gusubiramo tenika birukana ikafunga abantu bagenda bakora ubwesikoro nk'ubwo. Buriya barabibikiye kandi n'Imana ntabwo ituje. Gusa ibyo bitangaza abantu bakoreshwa ibyo bitangaza, Imana yirukana ibyaha n'ibyago, ntabwo yirukana ibyago byonyine. Kuko kuba umuntu yagendesha amaguru abiri ariko akamugara umutima ntacyo bimumariye, kandi by'isi byose waha umuntu ubwo butunzi wamusengera akabona azi ko napfa azajya muri Gehenomi, uba umuhemukiye. Ariko umuntu uramutse umusengeye ibyaha bikamuvamo hanyuma n'ibyago bikamuvaho, n'umugisha Imana irunguka n'umuntu akunguka, n'uwo mukozi w'Imana kandi akazunguka. Ariko izo mbaraga mufite zihumura impumyi, zitanga amaviza, zitanga vewiti, izo mbaraga zitanga akazi keza, zizamura mu ntera, zituma abantu babona abagabo abandi bakabona abagore. Izo mbaraga zidakiza abantu buraya, ntizibakiza ubusambanyi. Izo mbaraga zidakiza abantu amashyari n'ubugamba n'ubujura, zidakiza abantu guca inyuma yabo bashakanye. Izo mbaraga zituma abasore batera inda ntibakurikirana abo babyaye bari muri izo sengero. Ni imbaraga z'abazimu, ni imbaraga z'abadayimoni, ntabwo zituruka ku Mana. Ubwo arababwira iki bakosora iki aba bakoresha bitangaza no bikabyo byinshi n'ibintu by'ububandi bimeze gutyo by'ubwesikoro, kuko ukabona ari gutekinika utuntu twose ari gutekinika, atereye akantu kakavasi muri Bibiliya aragakoresheje, nawe agatangira kwihagamo imyuka ari kuzindaza abaturage b'Abanyarwanda. Abantu babikorora babwira iki? Ijambo rya mbere ndaribwira ababayoboka. Ijambo rya mbere ndaribwira ababakurikira, bariya bicaye mu kibaya n'ababikurikira kuri za YouTube. Ubundi wowe iyo utinyuka kumva ngo baragukorera, urakorerwa ibitangaza, uri muntu ki? Uri muntu ki wo gukorerwa ibitangaza n'Imana? Banza utekerezaho. Wowe bari guhanurira ibitangaza ko kukizera kw'Imana yo mwije ijya gukorera igitangaza, uri mu kazi ukora, urabizi ko wajujubije abo mukorana, abo wirukanishije ubahimbiye, imitungo ugenda unyereza aho ukorera, baraguhanuriye ngo ugiye kuzamurwa mu ntera. Ese Imana ikuzamure mu ntera kugira ngo ukomeze ube ingegera, ube umujura, ukomeze wirukanishe abantu? Ni wowe ndi buhereho. Wowe uricaye mu iteraniro wa mukobwa we, inda umaze gukuramo nta mubare umuntu yavuga. Wakuye ibyinyo by'abagabo, unaniwe ukura n'ibijigo, wagize abana imfubyi, ubukene burabica bafite se, waramwigaruriye, ahora amatuza ye warayigaruriye, umugore we ntakimubona, arahembwa akazi wawe, urindaya butwi nubwo utendereza ku ruhimbuka byina. Hanyuma iyo baguhanuriye ngo Imana iguhaye urugo rw'umugisha, usimpe n'urw'umugisha, urumva Imana yaguha urw'umwaka? Iguha urugo rw'umugisha iguhemba iki? Kubera abagabo wakuye amenyo n'ibijigo ugakuramo? Ni wowe uhanurirwa. Mbere yuko wemera ubuhanuzi baguhanurira, baguhanurira amahoro utayatanga kuki, baguhanurira icyubahiro kandi uri umunyagisuzuguriro gute. Nibaguhanurira ujye ureba ko ibyo baguhanuriye ubikwiriye. Bya kabiri, kuri aba bantu b'abatubuzi, ndashaka kukubwira ijambo rivuga ngo urabikora nka kwihorera.
hanyuma ukibwira ko njye mpwanye nawe n'uwiteka wabivuze ngo ariko ngo nzaguhana ngo byose nzabishyira ku mugaragaro uko bigize gute uko bikurikirana. Imana ni kwihorera ugakoresha izina rya Yesu mu bwesikoro, ugakora ibitangaza mu izina rya shitani ubeshyera Imana kugira ngo ubone amafaranga, iri kukwihorera. Ariko hari igihe, hari umunsi umwe bizahwaniramo. Uri kwangisha abantu b'Imana Imana, uri kuzinura abantu b'Imana urusengero. Icyambere hari ibyo muhanura ntibisohore. Iyo ubwiye umuntu ngo atwite impanga ebyiri se akabyara umwe, uvuga ko undi Imana yamujyanye. Iyo ubwiye umuntu ngo uzabyara umukobwa ni kuwiteka avuze, wakabyara umuhungu. Iyo ubwiye umuntu ngo nkoze igitangaza mu muryango urakiza, Imana iragukijije, bakumva ngo yaheze umwuka. Iyo uvuze ngo runaka na runaka bagiye kubana baguhaye amafaranga, bakabana mu buryo butemewe n'Imana, mu buryo bw'inote baguhaye. Nashakaga kukubwira ngo iminsi y'umujura irabaze. Hari umunsi Imana izagufata igushishimure, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga nimba ari muri Yeremiya ngo nzabashishimura ngo kandi ntawe uzabankiza. Kuko mwatukishije izina ry'Imana muranayihombye. Urakoze cyane Mama Charlene, ibikoresho bitangaza na ziramvugo wowe ntago yemeranywa nabo. Ntago nemeranywa nabo, n'abanyamitwe. Umaze kugira inama babakurikira bari mu kibaya hari abayoboke b'idini runaka cyangwa church runaka ndetse n'abashyitsi babo, ati bareke gutega amatwi abo bantu bakora nk'ubwesikoro. Uzakora ubukwe mu kwa 9, ukwa 9 kugashira n'undi mwaka ugashira ntubukore, ubundi ubwo bucyumva iki? Ncyahese ngo kwezi kwa 7 nuko umugisha ukaguhuriramo n'induru n'ibibazo, ubwo bukibaza iki? Ngayo nguko rero ntabwo abyumva, kandi koko nibyo maze kuba too much. Nawe ugerageze ureba aho ngaho musengera, nawe musenga nabuze babikora, ni ikibazo gikomeye. None ibintu ingaruka bifite izingaruka kuri societe nyarwanda. Ingaruka zirimo nuko abantu bazabindindagizi, urumva? Umuntu bamuhanurira akazi kandi yarakwiye kujya kugashaka. Uri kumva? Mbese barindagiza abantu. Umuntu bamuhanurire ngo azabona umugabo w'umukire kandi yari kuzabona umukire bakazamukana. Umuntu bamuhanurire ngo Imana izamukiza kandi yarafite kujya kwa muganga akivuza bigashira. Yego. Umuntu bamuhanurire ngo uriya mugabo ngo ntago mukwiranye ngo nta nubwo ari uwawe kandi ari n'uwawe. Yarakwiye ahubwo gusenga no kwera imbuto hakagira ibintu bikorwa. Yego rwose. Umuntu bamuhanurire ngo azabona akazi keza kandi ataranize, yange n'akabi nako byose azabiburire rimwe. Ingaruka rero zirahari nyinshi kuko hazabaho kudindira kw'abantu. Ingaruka mbi. Ndetse bazaba n'ibyihebe amaherezo. N'ibyihebe. Kuko bazabiyanze. Harabo uzi benshi bazabikora? Barahari. Barahari rwose. None se ni gute umuntu aza akakubwira ngo Imana izaguha akazi karuta nk'akabize, wabona agaciriritse ukakanga? Imana ntiyagusanga mu gaciriritse kazaguha keza. Ubabona ko bakora ikihe gikorwa mu gihugu? Ni ukugumura, ni ukwangisha abantu Imana, ni ukwangisha abantu, ni ukwizeza abantu ibitangaza. Ubundi iyo wahombeje Imana uba wahombeje n'igihugu. Ntabwo Imana yahomba ngo igihugu cyunguke. Abavuga butumwa nkabo n'abahanuzi nkabo ni inyatsi Imana ifite, ni inyatsi ziri mu gihugu. Icyambere bagandisha abantu nyine, kuko abantu bahora muri icyo kigare bagahora na Bibiliya, kandi ibintu bavuzwe, ibintu byavuzwe n'akanwa kabo ntabwo ari ak'Imana. Kuko Imana by'igifata akazi keza gafatika gaha umuntu atarize, birashoboka. Ariko ibindi byo biba biturutse mu rwego rwo gutubura. Ugasanga abantu rero biriwe mu nsengero n'udufaranga bacungiragaho bakatuzanira abo banyenda nini bo mu macaca. Ugasanga baguze amamodoka bagenderamo, wakamara imyaka 5 bagenda bisiga twa parufe. Yewe ujya nta n'ijana nabaha utwahize adushyira bishop ngo Imana yaramubwiye. Bakabakuru na apotre bose ntibyoroshye. Bakabakuruza ubwo buhanuzi. Ugasanga yagurishije inka, yagurishije ikibanza n'udufaranga yari kuzakoramo igishoro. Akatugurisha ngo arashyira umushumba. Abana be bakajya kwiga muri Amerika, abandi bakajya kwiga mu mashuri akomeye, hanyuma n'utwo yari kuzagaburira abana be akadushira izo nyatsi. None urakoze cyane, utuntu batujyanye baduhaye izo nyatsi, abo bavuga butumwa n'ababishop n'abapotre bahanura ibintu bitazanabaho, bazana ibintu byo gutekinika no kurigonda abaturage. Mama Charlene, abagizwe ingaruka n'iri tekinikwa no kukubwirwa ibi bintu no kugutuburirwa bakabakutwa
kwabo urabahumuriza gute? ngewe sindi bubahumurize iby'abapfu harya biribwa n'abapfumu. none se ntubona ko iki kiganiro nyitanze maze gutanga ibiganiro nk'ibi umurundo kandi abagenda babyumva benshi ni bamwe mu bo bayobye. urumva amatwi ari mu rupfu ntago yumva n'igikenya nticyumva ihone. icyo ukora barabankosoreye nimukora ahangaha. iyo bamaze kugukosora bakakumaraho utwawe n'igishoro utakifite nibwo uza noneho gutega ibiganiro byamamaje ati noneho reka numve bankozeho. ingenzi abantu babaye abakene kubera babahanuzi. uri kumva hari umuntu wambwira ati mama Sharire wambabariye ukajya gusengera mama wanjye. icyo kora namubwiye yuko ngewe ubundi izo mpano ntazo ngira ushobora kugusengera mu buryo busanzwe byanjemo ndarengana. njya abantu ngira impano yo kubwiriza no guhugura. ufite impano yo kuvuga ntabwo ari yo kuvuga ufite impano yo kuvuga abantu ubutumwa bwiza. njye naguhugura nkakwigisha ibyo kumva ngo nirwe niruka mu ngo z'abantu ngo ndabasengera. gusenga ni umurimo ukomeye. hanyuma umuntu akakubwira ati ngwino usengere kandi ninza kugusengera nzatega indege sinzagenda n'imodoka. akabikubwira ari Kigali ugasanga ni imihirimbiri imwe yararaga ku makarito ari mayibobo mu mujyi. Imana yaramuhamagaye imugira umusirimu ariko ngo ntari bugende n'amaguru agiye gusengera. atega indege avuye hehera ajya he? ava mu Rwanda ava mu ntara ajya mu yindi. utagira ngo ni mu gihugu cy'igituranyi wenda uri kubyumva. akawuca amafaranga yo gutega indege. sindi bubahumuriza abo bantu ni abantu bafite ubwenge bayabatwara babibona. ni indangare mugiye kwita indangare rero. ariko nibahumure barabakosoye abenshi. urumva bakosoye bagishaka no komeza kubakosora se ntibabonye ko ugiye kubikira uburyo bahanuramo ubiciye kuri ikiganiro dugeranye ntago bari buze kugira. si iki gusa bahora bampiga barampiga dore nibo babishangira ariko nabo barabizi ko nta wandenza amavi kuko agati kateretswe n'Imana ntigahungabana. mama Sharire turagushimiye cyane ku mpungenge ukomeje kugirira aba bantu bahura n'ibibazo batekinikwa mu madini n'amatorero cyane cyane ari amacace batuburirwa mu buhanuzi. turagushimiye ko ubakebuye ubibukije ubabwiye ibyo bagomba gukora ariko ukabukebuye n'aba bahanuzi ubiyamye unabatunze n'agatoki. hari n'abayivuga ngo ni imihirimbiri yo mu buryo bw'umwuka ntabwo umubiri. oya mu buryo bw'umubiri uzinda bafite n'amapfupfu bafite inda bafite amapfupfu wavuga ngo baratamiye barariye. yego di baratamiye kabese urumva ko ushaka kubakora icyo kurya mu kanwa. oya ntabwo ngewe ni inama ndi kubagira. ni inama uri kubagira ntabwo bazahombya Imana ngo bunguke warwanya igihugu tugatera. turagushimiye cyane mama Sharire ku kiganiro kijyanye n'aba bantu bameze gutyo. reka tuvuge ko buri wese buri bantu mu rwego rwabo no mu cyiciro cyabo n'abahanurirwa bose bacane ku maso bashyira amatoroshi cyangwa bashyire projecteri bya bitara binini. urabahamije kweli iminsi y'imisambo irabaze ntabwo bazakomeza kwiba Imana. ariko wowe ntabwo ushobora gusenga ngo bakubwire nka biriya buzindaro yatangiye. ngewe abantu ujya bajya kugutuburira bakurebye ninde se waza kuntuburira. abakurebye ko nawe ucanyeho ku maso ntawantuburira. ingenzi ikintu nakora Imana ikampa umugisha nayubashye byonyine nta bundi buhanuzi nemerewe umugisha. Sharire turagushimiye namwe mwakoze kubana natwe nanjye Clement Bajyamahenda bashimiye ibihe byiza kuri mwese ngaho buri wese yumvire icyo agomba gukuramo. n'abo bantu mubona ngo bagira inama mujye munareka kujya kuhurura mujya kubareba najya kubabwira ibitangaza akakubwira igitangaza atakoreye n'umuryango we. umvugiye akana ko dese waretse tukakavuga ubundi ibyo bitangaza bahereye kuri bashiki babo cyangwa guhagurutsa ibimuga byo mu rusengero wahereye mu bimuga byo miryango y'iwanyu. utunzi waravutse mu mbetezi no mu bivuzo iwanyu hari inzu yenda guhirima ngo imuhaye inzu yabanje ikayiha barumuna bawe cyangwa wowe nawe ukayiguha wowe yaguhereye. ubundi iyo migisha uri guhanura wowe kukita kubanziriza impamvu itaza ni iyihe nuko nyiri ugutanga umugisha atanga uko ashaka. nimba njye mpanurira abantu umugisha ngo iguhaye umugisha nimba njye mpesha umugisha nigeze ngira abantu yisazasaza gutyo bakajya bisaza iyo twicaye imbere tuba tubareba ukareba cyakora niyo akurebye umureba nk'uku
utakina nambaye ibendera ryanjye ndi kureba gutya ntabwo wapfa kunyisukira ngo nanjye igiye gupfa kumva yarenga cyangwa fire se ni bikize fire ibintu bimeze gutyo ariko mugani hari abo badatekinika da baba bakubonye ngayo nguko rero ni byinshi tuzabigarukaho kenshi tugera tugaruka kugira ngo abantu batanga amahoro bahesha abaturage b'abandi amahoro n'abaturage namwe mwesha amahoro mujya kumera nk'abantu mudafitiye mujya kuzinda kugira ngo bakaba bafite nta muntu udutwaza imana bafite umurongo bagenderaho ku buryo batajya kuzindazwa n'aba bantu ari naho bavuga ngo ahantu se ko babizanye harwo tuba twabazanye ariko se undi mwamujyahe abagore barahurura bakagenda nibo benshi abagabo nabo bakagenda nabo bantu bitonde duheshanya amahoro mu rugo rwawe ikugaruriye umugabo yajyaga guca inyuma umugabo kandi ubwo buretse se niba ufite n'agasorano keza kwa kundi nyine ubona umuntu urwanuriye gutyo aragusaka nimero ejo azaza kugutereta yakwirukanemo imikasi tujya dutara amakuru ushatse tubamenya abantu bakora nk'ibyo bajya babashaka tubavuga amazina twebwe kugira ngo ribi ikore akazi kayo wakoze nawe mwakoze ibihe byiza in Jesus name.